Yago natahaze mu Rwanda, naze mu gihugu cyamubyaye, naze ashyire hamwe n'abandi babashe gukorera igihugu, sibyo? Aka kanya igihugu kiri gutanga amahirwe ku rubyiruko, ngira ngo mwaranabibonye ko ubwo Bruce Melody yari mu nama y'umushyikirano, yagaragaje ko dukeneye monetize hano mu Rwanda. Yago rero naze abe umwe ahubwo muri babandi bashyigikira cya gikorwa, abumwe mu bashyigikira bagaragaze ko kuko izi mbuga nkoranyambaga zishobora gutunga abantu, igihugu nacyo kizashyiramo imbaraga, noneho twiyubakire noneho igihugu dutekanye. Niba Yago hari uwo bafitanye ikibazo, ntabwo gifitanye n'igihugu. Naze agaragaza ikibazo yagize, agaragaza ihohoterwa yagiriwe, agaragaza amagambo yakorewe, kuko social media nta butabera buhari. Noneho nabonye ari kuzana ibintu ngo afite abatangabuhamya, ngo afite ibiki, ibyo mu kinyarwanda ubundi ibyo byita ibitabapfu. Ni ibitabapfu. Yago afite amakosa, afite ibyo yagirijweho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Baramubwira uti wowe Yago hagarika ibi bintu, sibyo? Ibi bintu uri gukora ntabwo ari byo. Ngaho yakwitabye inzego ahubwo afata umwanzuro aragenda. Noneho nyuma yo kugenda ibyo bamubwiye guhagarika, uko bamubuzaga bamusobanurira, bamubwiye ati ibi bintu muri gukora ni udutsiko. Uribuka iriya Big Energy uburyo yajyaga muri comment ikaba yakibasira umuntu. Ndabyibuka ahubwo utagiye kure, ibuka video za WhatsApp zijya gusohoka. Ibyo bintu urabyibuka? Ndabyibuka cyane. Uribuka Yago amagambo yazivugiragaho? Ndabyibuka. Uribuka Yago ari kuvuga ngo mfite video z'abantu runaka, ngo nimugire gutya, ngo nimunsabe imbabazi, ngo nimugire gutya. Ibyo bintu sibyo byatumye umuvugizi wa RIB avuga uti bimwe mu bigize icyaha no gukangisha abantu, ubakangisha video cyangwa se amafoto ufite. Harya iya Jihad yose Yago yayisezerano nayo yasohotse muri icyo gihe. Icyo gihe sibyo? Ibyo bintu byose yagakabirengaho, akirengagiza ko yakoze amakosa, akirengagiza ko nawe yakoze ibyaha, ngo aze nawe ahanwe. Byashoboka ko banamubabarira. Wenda neka dusibe kuvuga ngo azahanwe kuko nta wamenya uko urubanza baruca. Byashoboka ko banamubabarira kuko saho yarakosheje, kuko ubundi mu Rwanda icyaha ni gatozi. Ariko wese ko yibona, ntabwo yibona umuntu wakosheje. Uretse gato mu Rwanda icyaha ni gatozi. Ntabwo nyinzira icyaha cya papa. Oya. Sibyo? Kunyita inkoramaraso kubera ko papa yakoze jenoside, icyo ni icyaha. Ni icyaha kuko uri kundemera. Sibyo? Gufata izina ryanjye ukarideforma uko ushaka, icyo ni icyaha. Turi kujyana. Kwifata ukajya imbere ya kamera ukagaragaza ko hari abantu bariye ruswa mu kirego cyawe, nyamara abo bantu utari kubasha kubagaragaza, icyo nacyo ni icyaha. Ni icyaha gikomeye. Yago rero icyambere nge musaba nareke kwiyita inzirakarengane. Sibyo? Yago nasaba imbabazi z'amakosa yakoze. Nibyo navugaga, nimba yumva nta n'amakosa afite, naze mu gihugu arega abo bamufitiye amakosa. Arege mu buryo busanzwe atanga ikirego. Naze nk'urubyiruko rw'u Rwanda avuga ihohoterwa yagiriwe, aho bishoboka arenganurwe, nibasanga nawe hari ikosa rimugonga ahanwe. Kubera ko guhanwaga ni umuco w'Abanyarwanda, guhanwa no guhana ni umuco. None aka kanya arimo arazamukira ku bindi. Nge simpamya, sindi kureba icyerekezo cy'ibi bintu. Sindi kureba ahantu turi kugana. Niba koko nk'urubyiruko twakabaye twubaka igihugu, turi guhunga igihugu kandi mu bintu dufitemo uruhare, mu bintu wakita bidasobanutse, sindi kureba icyerekezo cyacu. Ntabwo ndi kukireba. Oya, ntabwo hariya Yago yakoze amakosa. Nta nubwo mbwira Yago gusa, ndabwira urubyiruko urwo ari rwo rwose rushaka gukorera igihugu cyarwo. Sibyo? Rushaka ko igihugu gitera imbere. Icyambere amatiku ntabwo ajya yubaka. Ntabwo yubaka. Sibyo? Amatiku arasenya ntiyubaka. Icyambere amatiku ntabwo ajya yubaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibi bintu by'amacakubiri tugenda tubona hano kuri social medias nabyo ntabwo byubaka. Ikindi, ndi kugenda mbona aba bantu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se igihugu, hari ibintu bagenda bashingiraho. Twebwe nk'urubyiruko
nitwe dufite runini, nitwe dufite gufata hanini kugira ngo turwane bariya n'abariya bantu cyane aka cyane kanya Badrama amaze kuba yashinze icyo nakwita televiziyo. yo Ese twe gusebereza igihugu. turamurwanya gute? Natwe nitudashyira hamwe ngo natwe turebe uko turi buze kurwana n'aba bantu. Ni ikibazo. Wamurwanya ute se kandi nawe uri kuvuga ko wahunze igihugu kubera abantu ngo bashaka kukugirana? Nawe ubwawe warahunze. Aho Ese urajya kuvuganira igihugu gute kandi nawe waragihunze? aho tayari aba yamaze gufata umutekano w'igihugu akawuca amazi, akawugira ntawo kuvuga ko wahunze umuntu runaka. Bwa buyobozi bwashyizweho n'umukuru w'igihugu bwamaze gupfobya, amaze kubitesha agaciro, nta cyizere bufitiye. Ese his excellence azaba ahantu hose icyarimwe? Yago akwiye kubaha inzego z'ubutegetsi urwo ari rwo rwose. Inzego tugira ziciriritse ziri hano ni irondo n'isibo, sibyo? Ntabwo nizo twavuga zibanze mu mutekano. Izo nzego rero nazo zikwiye kubahwa cyane n'umunyarwanda uwo ari we wese, akamenya ko izo nzego zihagarariye his excellence ahatari cyane. Ikibazo cy'abantu bo mu rugo bibanye ibikoresho byo mu nzu, ikibazo cy'umuntu watwaye inkoko ntabwo kiva mu isibo ngo kijye kwa mudugudu, ntabwo kizava kwa mudugudu kijye kwa gitifu w'akagari. Hari uburyo inzego zigomba gukorana, ibyo bintu birahari, kandi ikibazo kikagera ku rwego runaka rw'urwego rumwe rwakinaniwe. Hagari kuvuga ngo wagiye ku mudugudu tubwo ngo atakumvise neza ngo rero tujye ku kagari, kibanze gikemurwe. Wenda aho binaniranye ari we ukubwiye ko wajya ku kagari,